bari baroroye ikimasa cyarimo ibintu byinshi kuko nijoro cyageraga bamaze kugarira cyajyaga mu marembo kigacana. Bari bafite ibitega byari byubakiwe mu giti cy'ikibuwa cyitwa umukoni utukura. Iyo byageraga nijoro cyavagaho mu rugo kikajyana ibitega kunywa amazi mu kivu. Umunsi umwe hari umugabo wari utuye i Mukoma, ahantu bita i Mukoma, aza kumenyesha iwacu kandi nawe yari umurozi. Noneho aravuga ngo yewe ibyanjye ntibifite imbaraga nk'ibyanjye. Aza kurogesha umugabo wa Rodi. Rodi yamujyamo umuntu watangije itorero rya ADEPR mu Rwanda, yahereye icyaha. Rero yari umukirisitu mwiza, Imana yaramucyuye. None hazaje kumurogesha ngo niwe ubuza abantu bapfa i Mukoma, yohereje ibirozi bye. Kohereza ibitega ntibifate, kohereza amahembe ntafate, kubera yuko uwo musaza yarakijijwe asengera ubwoko bw'Imana. Noneho rero azaje kumwicisha. Mu gihe aje kumwicisha, ndamureba mu mbehe, ndamubona. Mubonye mbona imbere ku kirago hari na Bibiliya n'indirimbo nari ntaramenya ibyo ari byo. Ndangije umusaza ndamushika, ndamuvugisha ntiyavuga, ariko nkumva ibyarimo ntabwo ndi kubimenya. Noneho igihe kigeze aravuga ati icyo uri kumushikisha, aravuga ngo icyo nshaka ni uko apfa. Tumujyana mu nzu yo kumwiciramo. Tugezeyo mpamagara umusaza ngwino, araza. Maze kuza aravuga ati ese uyu muntu uramuhora iki? Ndati aranzengereza, ndohereza ibyo nohereje ntibikunde, ntikangarukire. None se uramuhora iki ko mbona nta kibazo afite? Ati icyo nshaka ni uko apfa. Umusaza yohereza ibitega by'ibiragi ko nibyo byari bifite imbaraga. Noneho yohereza n'igisemuzi kiza kutubwira uko bimeze, ko byarangiye cyangwa ko bitarangiye. Ko bisa kose iyo wohereje wabonaga niba uko bigenze, umuntu apfuye cyangwa se akiraho. Barabyohereje rero, umusaza yibereye mu cyumba arimo gusenga. Bigezeyo bigize ngo bihere hejuru bisanga hari umuriro, bigize ngo bijye impande n'impande bisanga hari umuriro, bigize ngo bimuturuke munsi bisanga hari umuriro. Haleluya! Ndi umugabo yubatse, mfite umugore n'abahungu 6 n'abakobwa 4. Imana iduhana umugisha. Numva muhungabanye bigenze bite? Uvuze ko mfite abakobwa 4 n'abahungu 6 bibateye ubwoba? Yewe nta kibazo mfite kuko yabazanira n'abatuye na bitazashoboka. Dore ko njya kuva ku ivuko waba umubiri, papa yarambwiye ati burya uzi yuko iwanyu ari mu Mutara? Mvuga ngo ntabwo mbizi ko navukiye aha ngaha se. Ambwira rero ati iwanyu ni mu Mutara, ahubwo nugera i Kigali uzabaririze bene wanyu. Numvaga ko nigera i Kigali nzababona. None Imana ishimwe ko mpageze.
ubu ndi ku ivuko rero, ndi kumwe na bashiki banjye, ndi kumwe na bakuru banjye, ndi kumwe na ba data wacu n'aba masenge n'aba sogokuru. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Dimwene Emmanuel muganga na Steria Mukanyonga na Pascal n'umugwaragware wamuhire kaba bakomoka Karagwe k'Abahinde. Ntabwo mazi nimba ari muri aka gace, nimba ari gutya, ntabwo mbizi. Haleluya. Sogokuru rero yajyanirwa n'abazungu bo bita Pascal n'umugwaragware, abakorera mu gihe cy'umwaduko wabo, agenda abakorera aruhukira aho bita Ishangi muri Cyangugu. Niho rero navukiye, maze kuvukira aho ngaho ndakura nyine ngana gutya. Haleluya. 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 Imana ni urukundo kuko idukunda twese, abatoya, abagufi, abarebare, urukara, inzobe, twese Imana iradukunda. Haleluya. Uyu munsi ni ku cyumweru, niwo munsi dusengaho, kandi tuba dufite igihe gitoya kijyanye nyine n'uko tubayeho muri misa, ariko turagerageza byose tubikoreho. Yesu ashimwe. Nifuje ko tuganira mu minota ihari kandi habaho n'ubuhamya. Abantu ntabwo dukunda ubuhamya, ariko ngiye muri ino minsi burimo bunyubaka, kandi namwe ubuhamya bumwubake. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Reka turirimbe indirimbo imwe iri mu ndirimbo z'agakiza, ko yagize neza ikangura nanjye ikankora, ikankura mu bangana y'abanyabyaha, ikanzana mu nzu yayo. Ntabwo nigeze ngiranuka, sinigeze kora ibyiza, ariko Imana kuko ari urukundo iramfata, iravuga ngo ngwino uze mu bwoko bwanjye. Amen. Navutse mu muryango w'abana 9, maze kuvuka mu muryango w'abana 9, noneho sogokuru ubyara mama arankunda, amaze kunkunda yumva ko nkwiriye kuzaba uwabo, ariko kuko Imana ari urukundo. Haleluya. Umugambi w'abana b'abantu si wo w'Imana. Amaze kunkunda rero ashaka kuntoza umuco wabo ko yari umupfumu, aragura aterekeyemo babandwa, mbese iyo mico yose ariko bari babifite. Birangije igihe kiragera nyine njya ku mbehe, ntangira kujya ndebera abantu.
hari ibintu byinshi ariko dufite Imana. Bari baroroye ikimasa cyarimo ibintu byinshi kuko nijoro cyageraga bamaze kugarira, cyajyaga mu marembo kigacana kikaka amahembe, wareba ukabona ni nk'amatara ya tibe bayesitara ubwo kikerekeza mu ruhanga mu muryango, ubundi kigacanira izindi nka ziri mu mbuga. Hari ibintu byinshi rero kuko igihe dufite ntabwo kiri butwemerere gutinda, ariko ndanyura mu mushamake. Bari bafite ibitega byari byubakiye mu giti cy'ikibuwa cyitwa umukoni utukura. Iyo byageraga nijoro cyavaga aho mu rugo kikajyana ibitega kunywa amazi mu kivu. Byari ibintu bigoye. Iyo umuntu yazaga kubaza ngo umuntu yaranyiciye, umuntu yagenjereje gutya, yanogeye umuntu, nanjye ndashaka ko mumwica, nuko byagendaga yapfaga bakoresheje imbehe n'inkota cyangwa se inkuru. Rero ndabitozwa kuko intego yari ihari yari iyo kugira ngo nzabe uwo muri ibyo ngibyo. Ariko ndashimira Imana y'isi n'ijuru ireba ikabona mu gihe nk'iki nari ifite umumaro kugira ngo nzababwire imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndibuka umunsi umwe kuko hari igihe umuntu yazaga nko kuraguza iwacu akavuga ngo umuntu yaranyibye none ibintu yarabihejeje kandi birahenze, twabona twamushika twamureba twabona yarabirangije akavuga ati nta kindi numva nakora usibye kumwica nanjye ntabwo sinongere kumubona. Tukamujyana mu nzu tukamushika, twamara kumushika bakamutera inkota hano mu Rwanda, ugahinguka aho ugomba guhinguka, amaraso akabizamuka aho umuntu yaba ari hose akaba arapfuye. Rimwe kugira ngo mbabwire imbaraga z'Imana, tuyikomezeho tuzi iyo twikomejeho iyo ariyo, kandi tumenye n'ibyo turwana nabyo. Ndakunda kubwira abarozi, abwira ni ibyo murimo ni mubizi, avangavanga ubujangwe n'ubugari n'iki bwose ngo wakoze uburozi, urikurushywa n'ubusa witeranya n'Imana. Njyewe ni nkawe nabijugunya ubundi ngakizwa neza, ubundi nkaba umwana w'Imana, ngakorera Imana izanagororera. Haleluya, haleluya. Umunsi umwe hari umugabo wari utuye Mukoma, ahantu bita Mukoma, aza kurogesha iwacu kandi nawe yari umurozi. Noneho aravuga ngo njyewe ibyanjye ntibifite imbaraga nk'ibyanjye. Aza kurogesha umugabo wa Rodi yamujyamo umuntu watangije itorero rya ADEPR mu Rwanda, yahereye Cyangugu. Rero yari umukirisitu mwiza, Imana yaramucyuye, none hazaje kumurogesha ngo niwe ubuza abantu bapfa i Mukoma, yohereje ibirozi bye, kohereza ibitega ntibifate, kohereza amahembe ntafate, kubera yuko uwo musaza yarakijijwe asengera ubwoko bw'Imana.
noneho rero azaje kumwicisha. Mu gihe aje kumwicisha ndamureba mu mbehe, ndamubona, mubonye mbona ibereye ku kirago. Hari na Bibiliya n'indirimbo nari ntaramenya ibyo ari byo. Ndangije umusaza ndamushika, ndamuvugisha ntiyavuga, ariko nkumva ibyarimo ntabwo ndi kubimenya. Noneho igihe kigeze aravuga ati icyo nyiri kumushikisha, aravuga ngo icyo nshaka ni uko apfa. Tumujyana mu nzu yo kumwiciramo. Tugezeyo mpamagara umusaza ngwino, araza. Amaze kuza aravuga ati ese uyu muntu uramuhora iki? Ndati aranzegereza, ndohereza ibyo nohereje ntibikundi, ntikangarukire. None se uramuhora iki ko mbona nta kibazo afite? Ati icyo nshaka ni uko apfa. Umusaza yohereza ibitega by'ibiragi ko nibyo byari bifite imbaraga. Noneho yohereza n'igisemuzi kiza kutubwira uko bimeze, ko byarangiye cyangwa ko bitarangiye. Ko bisa kose iyo wohereje wabonaga n'uko bigenze, umuntu apfuye cyangwa se akiraho. Twarabyohereje rero, umusaza yibereye mu cyumba arimo gusenga. Bigezeyo bigize ngo bihere hejuru bisanga hari umuriro, bigize ngo bijye impande n'impande bisanga hari umuriro, bigize ngo bimuturuke munsi bisanga hari umuriro. Haleluya! Bigaruka byivovota, biratubwira ngo aho mwadutumye ntihashoboka. Impande n'impande hari umuriro, hejuru hari umuriro. Imwe wese mukadusubizayo, twe turasiga tubishe, ubundi dusubire iyo twaturutse. Imana ishimwe. Haleluya! Imana ishimwe. Dufite Imana ishobora byose. Iyo ubanye n'Imana neza ikurinda muri byose. Yesu ashimwe. Haleluya. Shimira Imana rero ko njye nakurikiranye amakuru, nza gusanga uwo musaza yari akiriho, maze gukizwa, amateka y'ubuzima bwe bwose. Bihuza n'uko baje kumushikisha iwacu. Ndavuga ngo burya Imana ishobora byose. Ndavuga ngo ngiye gukurikira Imana nzi neza kuko narayibona. Amen. Ntayizi, mbona imbaraga zayo ko burya iri hejuru y'abapfumu bakomeye, iri hejuru y'ibigirwamana, iri hejuru y'ibintu byose. Yesu ashimwe. Mureke Imana tuyikomeze. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Nimuhumure kuko abayizeye bakayiringira ntacyo tuzaba. Imana ishimwe. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cya Yakobo, ibice 5 umurongo wa 7. Yakobo ibice 5 umurongo wa 7. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 5 uhereye ku murongo wa 7. Umurongo wa 7 n'uwa 8 turavuga
kwihangana no kutarahira no gusenga no kuyobora abayobozi. Nuko bene data mwihanga mugeze aho umwami Yesu azaza. Dore umwite ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ariringira yihanganye kugeza aho azabonera inda y'ubugingo n'iyitumba. Muba ariko namwe mwihangana mwikomeze imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Amen. Umurongo wa 14 aravuga ngo mwagezeyo inyuma gato cya mirongo 12. Hahirwa umuntu wihanganira umugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Amen. Haleluya. 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 Dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Uko ibitugerageza ni byinshi, ubuzima buratugerageza, umubiri ukatugerageza, aho dukorera hakatugerageza, abo dukorana bakatugerageza, ibiciro ku isoko bikatugerageza, ibintu byose biratugerageza. Ariko ijambo riratubwiye ngo twihangane, ngo nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Uyu munsi ushobora kuba ugeragejwe n'uburwayi, uyu munsi ushobora kuba ugeragejwe n'umugabo wawe, uyu munsi ushobora kuba ugeragezwa n'umugore wawe, uyu munsi ushobora kuba ugeragezwa n'umwana wawe, ariko ihangane ugeze aho umwami Yesu azaza, kuko araza vuba. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Nimwihangane kugeza ubwo Yesu azaza. Nanjye narihanganye. Yesu ashimwe. Narihanganye ubwo nageragejwe nkajyanwa mu bupfumu, Imana ikahatirira, ikahankura. Iminota yagiye, muranyihanganira, hasigaye itanu. Ariko Imana irandira, igihe kiragera, Imana inkura aho ngaho. Ngirirwa ubuntu n'Imana kuko yari ifiteho umugambi mwiza. Ngirwa inama yo gushaka umugore kugira ngo mpabwe bya bintu, ariko Imana kuko ari urukundo inyereka ko ngomba gushaka mu barokore. Ninjira mu barokore ndashaka agakiza, ahubwo nshaka umugore. Haleluya. Ko numvaga ndashaka umugore uzaterekerana na nyogokuru ngo babambane, numvaga mbese ari inzira z'Imana, arizo nzira, mbona ariyo nzira y'Imana yashakaga ko nyura. Imaze kunyereka inzira rero ko ngomba gushaka mu barokore, mbashakamo. Nizi icyumweru cya mbere, icya kabiri ndabatizwa. Maze kubatizwa mbwira pasiteri ndashaka umugore. Arambwira ati umukobwa mwakundanye n'umwe uriya arakunze. Ati mwaravuganye ni neza se. Birangira rero umukobwa mbimubajije, arambwira ngo nihangane mbanze negereze nawe nageze byigeho, kandi arafite fiyanse. Ariko kuko ari inzira y'Imana, birangira umukobwa tubana. Ndamusaba, ndamukwa, ndamushyingirwa, turabana. Ariko hari ibintu biregereje. Birangira
muhaye amakondisiyo yo kutagira gute, yo kutagira ikintu akora mu rugo, ko sogokuru ibyo byarirwaga n'ingwe, njyewe yarashishirije inzoka. Rero umugore ndamubwira nti, tumaze kubana ndamubwira nti uzirinde utazagira ikintu ukoraho hanze y'urugo mu murima, yaba ibijumba, yaba ibitoki, yaba imyumbati, yaba kereka ibiri mu nzu. Nugira icyo ukeneye uzajya umbwira, nzajya mbikuzanira. Reka ndagukunda kandi urabona dutuye ahantu mu mashyamba, hazagira igisimba kirwangiza. Nta yindi trike nari mfite, kwari ukugira ngo atazamenya ibyo ntunze. Byarangiye rero antahuye, ariko ntiyabimenye. Agiye gutema igitoki, amaze kugitema gifashe mu ntoki, ahindukiye inzoka iramukanurira, yamenye yataye igitoki n'umuhoro, aza yirukanka kubitana nawe, ahita ajya mu rugo atabaza, nayo kubitana nayo yinjira imukurikiye, ireba igitsure nanjye ireba ikindi, irahindukira ndayiherekeza, ijya aho yabaga. Ndangije ndamubwira ihangane, hano hari ibisimba byinshi. Arambwira ati ese urayishe? Ni ntabwo nayishobora. Umunsi umwe tuvuye gusura abantu, yari irimo itambagira, dukubitana nayo imanuka, itumanuka impande ariko mu murima, natwe turi mu nzira. Tugeze mu rugo, ibuza ahantu ihumurira mu rugo, inyura mu marembo yinjira, yikubise amaso arirukanka. Nigira inama, ndavuga ni kugira ngo atamfumbura, reka mutume isuka mu nzu, yikubite iherekeze igenda. Yazanye isuka mu nzu, arayinagira kuko ntiyari kwegera hafi y'aho ndi. Ngize ngo ndayikubita, isuka ihita imera nk'igitiyo, irarambuka. Isuka ndayijugunya, inzoka imbere mu gitsure, ndetse igitsure nyibera ikindi, byari iziri byacu, ibirahindukiraniye, nanjye ndasubira mu nzu. Nuko dufite Imana ikitubera amaso, ikaturinda tutari kurindwa. Haleluya! Ab'inyuma muranyumva ko imvura iguye? Kubera ko imvura iguye rero ngiye kwiyongeza indi minota. Byarangiye rero inzoka isubiye aho yagombaga kuba. Birangira ntegereje kuza i Kigali, kuko mbere nari naraje, ariko isubirayo n'ubundi ku bushake bwa muzehe, kuko naje mucitse, ariko isubirayo ku bw'itegeko rye, ngenda muri Serwakira. Ndi Kigali muri Serwakira, nibona icyamuku muri Serwakira, nibonye mpagaze mu mbuga. Ubukurikiyeho rero naje nsabye uruhushya, kubera ko shangazi yari atuye i Kigali. Birangira rero jenoside ibaye ariho, nsubirayo nyuma, ari nabwo nashakaga. Murumva yuko nari gusigaza n'iminota, hari n'umuntu ataruka akabitekereza nyuma y'ahantu. Nyuma rero ndagutekereza kugaruka, ariko mfite umugore. Umugore arambwira ati ntabwo uzasiga ino, ibi bisimba biba hano bitazanyica. Umugore rero turazana, tubana i Kigali.
nabatijwe 1997 ariko nakijijwe mu 2004. namaze igihe kirekire ndi umunyetorero ariko nari umukirisitu ndakijijwe. kubatizwa ni kimwe no gukizwa ni ikindi. abantu tubatiza bose siko baba babatijwe bizera ko Yesu ari umwami, ko hari uzajwe azanywe n'intego runaka, hari uza akurikiye umuntu, hari uza akurikiye ibintu yumva ko ibintu azabibona muri ADEPR, hari uza akurikiye Imana. rero njyewe naje nishakira umugore, sinaje nshaka agakiza, ariko kuko Imana ari urukundo. Haleluya. uyu mugore wanjye kwihangana, namubwita kwihangana, namubwira niba muri korali murenze iminota 5 ndagukubita, yaza akamukubita akihangana, yera imbuto zikwiriye abihanye. Haleluya. yambereye umukirisitu mwiza mu myaka igana 8 yose. ndi umupagana wo mu rusengero, asohoka muri korali ivuye mu iteraniro, yagera mu rugo nkamukubita kuko yatinze yumva amatangazo, kuko yatinze yumva iby'itorero. njyewe kuko nari wo mu rusengero ntabwo byandeba, ariko nakuzanira ijambo rivuga ngo ihangane utegereze ugeze imperuka. Haleluya. utegereze ugeze imperuka kugeza igihe Yesu azazira kukureba, azasange witeguye, azasange ibikugerageza warabashije kubyihanganira. ijambo ryatubwiye ngo hahirwa umwihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo yasezeranije abayikunda. Imana itugirire neza. asigaye ishaka nutabizana gutekana uzateka, nisanga byahiye kurya ntimuzarya, kereka nabanje kubona ibyo namusabye. arihangana, amafaranga akayazana, itabi akayizana, kandi saa 12 yaba atarahisha akabiteraho n'ubwo byaba bitari akabibika. avuga ngo ishati y'umugabo wanjye washatiwe ndagukunda, ishati y'umugabo wanjye ndagukunda, uri umweru, ngukunda kuko nkunda umugabo wanjye, kandi kugufura birangora. ukuntu bingora ibi bitsina byose ndashaka ko ubikuraho. njyewe kwikura sinabishobora, ariko wa Mana wowe ufite isabune ishobora gufura iyi shati y'umugabo wanjye kera, yajya yambara tugenda nkabona berewe. babyeyi muri aha ngaha, nusengera umugabo wawe udakijijwe ukamwatura mu izina, azagukubita. ariko nihangana, ava ku biro 75 80 asigara na 40, arihangana. musaba kuyiririmba, aririmba. ndangije mubwira ko afasha, tukajya muri nibature mu gitondo, umutwaro nawe utuwe ku cyumweru. Pasiteri Viateur arasengera na mwarimu Desire, bamaze kurusengera n'umva ndabohotse,
ariko hari inzoka, hari na bya bitega, ariko umutwaro uvuyeho. Njya muri korali Penuweli, birangira korali twaza amasengesho y'iminsi 3, aho niho nabohokeye neza. Haleluya! Imana iramubwira ngo ugisoza amasengesho, umukecuru arapfuye, kandi amaze gupfa uzajya kumuhamba. Hari imitwaro mutuye yari kuremereye, bibaza ukuntu bizarangira, byarakuyobeye, ariko uyu munsi ndabirangije n'Imana. Shimira Imana. Dusoje amasengesho, perezida wa korali niba agiraga telefone muri korali, baramuhamagara baramubwira bati mubwiye ko nyirakuru yapfuye kandi agomba kuza kumushyingura. Ndi kwitegura ejo, nzagenda ejo bundi, bo bagerageza kumushyingura uwo munsi bukeye nyine, ko nari ntaraza. Umukecuru yanga ko bamuhamba kandi yapfuye. Bajya gusohora umurambo mu nzu, umurambo ukagagara. Noneho mama wacu arababwira ati rero mwikwirirwa mwihisha, kuko yavuze ko napfa mutazamuhamba umwana w'umwana bataraza. Barantegereza. Imana ni urukundo. Haleluya! Birangije biba ngombwa ko manuka, ngezeyo nsanga ntibaramushyingura, ariko abantu bagerageje kugira icyo bakora bose, nsanga ni abarwayi bari aho ngaho. Imana yaneguriye abantu hafi yabo b'abakozi b'Imana. Nkihagera ku ishyamba bari barimo, Imana irababwira ngo dore uwo twari dutegereje ngo araje. Twaramanukanye tujyana mu rugo. Tukigera mu rugo twageze mu marembo, Imana ibahishurira ko harimo umushwi w'inkoko wacishijwe muri 50 kandi ukiri umushwi. Bakubita mu isuka, umushwi urazamuka, bawukubita isuka mu izina rya Yesu, umushwi urapfa. Turinjira tugeze mu mbuga, harimo ikibwana cyazanye na wa mushwi, bakubita mu isuka, nacyo kirazamuka, bagikubita isuka mu izina rya Yesu, nacyo kirapfa. Turinjira turagenda tugera ahandi hari ya nzoka, turinjira tugera ahandi hari ya ngwe, turinjira tugera muri bya bitega, ibintu byose turabikusanya, turabizana tubirunda hariya. Barangije bagura esanse basukaho baratwika. Bamaze gutwika, ibishya birashya, ibyanze gushya byose turabikusanya turabijyana. Hari wese yari ifite na metero 15 tubirohamo. Tumaze kubirohamo, ibyari bitinze toilette, ibyari byubatse, ibyari bisakaye, byose bimanukiraho. Harangije harifunga neza, hamera nk'ahatarigize hakorerwa ikintu. Sije wahe. Maze kugirirwa neza n'Imana inyujije ibyo bintu, ninjira mu gakiza neza. Imana irambwira ngo nakunyujije muri byinshi, ariko hari ikintu ushaka kukwereka. Uzabwira abantu. Ngira ngo ni ikindi, ni ubutumwa igiye kumubwira. Nzagenda mvuga mu bantu, nkababwira ibigiye kuba, abahanura ibigiye kuba, kuko bumvaga nyine ko ari Imana igiye kuvuga. Nkirimo kubitekereza, irambwira ngo ndagira ngo mwigishe umubiri. Mubyeyi uri aha, umukobwa uri aha, umugabo uri aha, umusore uri aha. Uyu mubiri twarawutijwe ngo dukorere Imana, kuko umuntu w'imbere uzajya kubonana n'Imana, uzajya kubonana n'Imana, ariko imirimo twakoze mu isi izagenda iduherekeje. Haleluya! Tuyikorere rero Imana tuyita
inkotanyi zaje gufata rero ko niho nareba noneho urumva habereye umurwano badusiga mu nzu birangije twumvishe intambara ibaye imosheje gake dusohoka mu nzu turagenda ngeze ahantu bita rwa Rutabura mu Cyumbati nasanga bariyeri y'intera hano baravuga bati iyi ni inkotanyi imanutse ku irebero irajijisha irimo guhunga barankubita nta mpongano mbese bakora ibishoboka byose bashyira hejuru y'imirambo rero barishe basiga bazi ko napfuye imvura nyinshi ikagwa ndi hejuru y'imirambo ntazi ibyo ari byo imvura nyinshi imaze kungeramo ndazuka ndakanguka nkangutse nsanga ni hejuru y'imirambo ndebye hepfo ndebye haruguru ndebye hirya ndebye hino nsanga nta muntu uhari manukayo bukeya ndagenda ariko nta mwenda nari nambaye usibye ak'imbere twatundi tuje gutya nyine sinzabona toragura ipantaro ndarwambara nuko ndakomeza ndagenda ariko nanegekanye numva imbavu bazivunaguye ndagenda rero kuva icyo gihe nakuze imbavu zisohoka numva byakuze bisobanura bimwe bijya iburyo ibindi bijya ibumoso ndagenda rero ndamanuka sigara mfite metero 150 nyuma yanjye hajya ikintu kinini cyageraga mpano gutya icyo kintu cyajemo kanseri kizamo n'igituntu cyo mu magufa birangije sinabimenye yewe nkajya nababara nkagira ngo uko ndakubaho ndabona n'ibiki gihe nkabwira urugo bakanandisha amazi n'imitumba nuko noneho bigera ubwo ntari nibasha kuba naryama kanseri imaze kuba nyinshi igituntu kimaze kuba cyinshi njya mu bitaro bibaho byose muri uru Rwanda nta bitaro ntagiyemo bikomeye ariko ni kwiga umubiri narababaye bihagije nimba hariho indwara ibabaza ubuzima kanseri irababaza igituntu kirababaza njya kwigereranya ugafata numva ufashe urusenda ugafata umunyu ugasiga ku mubiri wose warangiza ugafata amavubi ugafata inzuki ugafata intozi ugafata ibisimba bibabaza byose bijyana ukabishyira ku mubiri bikaruma rero noneho hakazamo na cyacu na kwa kokerwa k'urusenda uwo mubiri ukuntu umeze nuko nari meze ibyo byambabaje imyaka itari munsi y'itatu kuva 2011 kugeza 2014 umubiri umeze gutya ntawo ntunzwe no kurira kubera ububabare naratuye ndatura naturira mu iteraniro naturira abakirisitu naturira abaririmbyi turirimbana naturira abadiyakoni naturira mbese buri wese mu Rwanda naturira n'umugore wanjye gusaba imbabazi iyo myaka yose namaze nahoraga musaba imbabazi ubwira nti ongera umbabarire n'ubutaha mbabarire ongera umbabarire n'ubutaha mbabarire agera ubwo ambwira ati ko nakubabariye ibintu byose ukaba warabyatiye ukaba nta kintu wumva wasigaje aho ntaba hari akagusohoye ndigenzura amayobo ndigenzura neza buri kintu na kimwe umunsi umwe
umudiyakoni na mwarimu waje kunsura niwo munsi napfuyeho ndimo kubona ijuru ndi kubona rikinguka mbona abantu babiri bamanutse bambaye amakanzu yera mbona umwe afite igitabo baraza baregera mu izina ryanjye barangije barambwira ngo igihe cyawe nikirangije barongera babumva igitabo mbona baragiye ndongera asubira muri bwa bubabare bwanjye ariko dufite Imana ishobora byose ihanganira ibikugerageza kuko numara kwemera uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Nakomeje kwihangana mu burwayi abajyanama bakambwira bati nyamara ushatse wareba izindi nzira wasanga hari uko bagenje ndatekereza asanga nta bihari ndangije nikomeza ku Mana mbwira Imana ngo Mana niba waravuganye nanjye ndindira ubugingo umubiri ukomeze ubabazwe ariko ndindira ubugingo ntibuve iruhande rwawe. Haleluya. Nabanye n'Imana mu burwayi igihe kiragera Imana irambwira muganga bayirangije numva ko ubwo noneho ngiye kujya nataha kuko nabonaga ko gukira nta guhari. Nagiye i Butaro basanga kanseri yarageze kuri 98.9%. Igituntu Faisal basanga cyageze kuri 99.9%. Nari ngeze kuri finale ariko Yesu wacu ntabwo ajya kamba na byacitse. Yasanze Lazaro mu gituro aravuga ngo Lazaro we wowe usinziriye kanguka. Lazaro arakanguka. Haleluya. Arazuka ava mu gituro. Dogiteri asaba ubuyobozi bw'igihugu aravuga ati ko ndimo kwiga kandi nkabashaka kuba profesa ariyo diplome yo gukorera abafite umupfu hano muri Faisal ntabwo mwareka bakaza kumuberaho amanota najya kuyafatira hanze kuko ari icyo nari naravuganye n'Imana. Haleluya. Bafata umwanzuro ubuyobozi bw'igihugu burabyemeza bafata n'imyanzuro yo kuvuga ngo ibyuma bizakoreshwaho bize mu gihugu byishyurwa miliyoni zirenga 150. barangije baraza mu gihugu bamaze kuza bageze i Kanombe dogiteri arahamagara arambwira ati rero Egide naje kandi ejo ndashaka ko ugomba kukuba ati ngwino Faisal tubonane. Njya Faisal niwe wanegeye imodoka yagombaga kunjyana kuko njye nta kintu nari ngifite iranamusubiza mu rugo. Birangije ngezeho barareba ibizamini bareba amafoto baravuga ngo uko turi bukubage ni ugusatura uhereye mu gikanu ahangaha ukageza hano mu rukenyerero. Ndababaza nimumara gusatura gutyo se hanyuma bizagenda bite? Bati dore ibi bintu tuzanye nibyo gukoresha muri wowe, harimo ibintu bihagaze n'amavisi n'ibiki. Nuko ntekereza ukuntu umuntu abaga itungo ndibaza ese niba wasatura gutyo ubwo wasanga Imana igiye guhita inyura. Nta bwoba nigeze ngira kubw'ububabare nari maranye igihe
nahise numva ko ngiye kuruhuka. Numvishe kumbwira kumva, numvishe ariko gufata indege nkajya i Burayi. Ntabwo babyanteye rero, ariko bo babona ko ngize ikibazo. Dogiteri ni umudivantiste, arambwira ngo ntabwo bambwiye ko uri umukristo. Ndamubwira ngiye gusengera hehe? Ndamubwira nsengera muri ADEPR. None ufite kwizera ko Imana yagukiza? Ndabyizeye kuko yaranabibwiye. Arangije arambwira ngo uyu Mana wizere, nanjye niyo nizere. Rero ejo ntuzabone ko ari njyewe dogiteri uzakubaga, ahubwo uzabona Imana. Mbaho nizeye, banyandikira ibitaro, ndataha, ngeze mu rugo, ejo ndagaruka ninjira ibitaro, kuwa gatatu ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani muri 2014 bahita bajyana. Ngeze aho bagomba kubagira, nsanga besitaye ibintu, bicaye abantu baje gufata amasomo. Birangije aravuga ati rero uyu ni umukristo tugiye kubaga kandi yizeye Imana, kandi uburyo tujya kumubagamo ntibusanzwe. Ubwo arimo kubwira abari bicaye aho ngaho baje gufata amasomo ati Imana yizera dufatanyije kwizera. Mbere yuko mumutera ikinya nimureke bazeze. Naherutse apfukama iruhande rw'igitanda aravuga ngo Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, ngwino ubane natwe muri ino operasiyo. N'ayo magambo naherutse. Bahise batera ibinya, sinongeye kumenya iyo mba. Barasatura ubwonko bwose, bakuramo ibyaboze, bashyiramo ibyuma. Bamaze gushyiramo ibyuma baradoda, bamaze kudoda barambikaho nyine garama. Hashize icyumweru n'igice nibwo nakangutse, nsanga nkikijwe n'abantu bambaye imyenda y'umweru b'abaganga. Babonye ngambuye amaso, baziye rimwe, baravuga ngo arakangutse. Umwe araza aranyegera, ndamubwira ngo, ndamubaza ngo bimeze bite ko ntekereza ko mutari mwankorera. Ariko ndebye iburyo mbona urutugu, ndebye ibumoso mbona urutugu. Ab'inyuma muranyumva? Maze kubona ko njyamye ngaramye, kandi mu buzima ntarigeze ndyama ngaramye, babajije ko bankoreye, barambwira ngo bankoreye. Bahamagara dogiteri, baramubwira ngo ndakangutse. Bantu b'Imana, dukorere Imana kuko aho tuzajya ni heza. Haleluya! Dukorere Imana kuko aho tuzajya ni heza, kuko njye narahabonye. Icyumweru n'igice namaze, nta nzara nigeze ngira, ntabwo nigeze ntekereza ko ntambaye, ntabwo nigeze ntekereza ko nta parati, nta kintu na kimwe. Iyo uri kumwe n'Imana we watashe muri make. Umuntu watashe yizera aba ahantu hari umucyo. Icyakora ntabwo umucyo wawe ugera kure, ni nko kuva hano ugera kuri iriya bafu, inyuma yaho ntabwo ushobora kuhabona, ibyaho ushobora kubibona. Maze gukanguka rero baraje bakoresha ibizamini, basanga ndacyari mu mwuka,
basanga amaboko arakora, basanga amaguru arakora, umutwe urakora, barangije bapfukamira rimwe baravuga ngo Imana yawe natwe turayizeye. Haleluya. Baravuga ngo iyi Mana nubwo tutari Abanyarwanda ariko burya mu Rwanda hari Imana. Ndi mu bantu ba mbere cyangwa se ndi muri bamwe bakorewe operasiyo nk'iyo muri iki gihugu. Nimba hari uwamurikiye simbizi ariko ni uwa mbere muri iki gihugu wabazwe kuva hano kugera umugongo wose kuzamuka bagashyiramo ibyuma impande n'impande, ubundi nk'abandi hogenda. Haleluya. Mu magufa yanjye zifite mwebwe munyegereje murabona hano ahangaha harimo utugufa two twonyine twasigaye, ibindi byose byari byarashize. Ibindi byose birimo ni ibyuma kuva kuzamuka kugera hano. Yesu ashimwe. Haleluya. Ihangane kugira impungenge mbese ibyo bintu birashoboka kugera hino. Uyu ni umugongo, byose ureba by'umweru urabona ko bifungafunze. Ubu hano izo mbavu zanjye nyuzamo ukuboko hagati mu rutirigongo, kozamo intoki kose hagati mu rutirigongo. Numva wanyujije imbuto urimo urabona ikibazo igihugu uramubwira neza, ntabwo baba urimo kubyuka. Naje kubabwira imbaraga nayibonye ndongera ndayibona. Komera rero ushikame wizere Imana yacu y'u Rwanda. Ni Imana yacu. Kera bajyaga bavuga ngo yitwa ahandi gataha Rwanda, ihaba ibihe byose. Yesu ashimwe. Haleluya. Wihangane rero ntucike intege, ibyo byawe Imana ntabwo byayiganisha. Yesu ashimwe. Warunaniwe wumvaga bikuremereye ariko bifite Imana. Haleluya. Dufite Imana ishobora byose. Ongera uyizere, ongera uyiringire. Haleluya. Ongera uyizere, ongera uyiringire, kuko ni Imana y'ibifite imibiri byose ko nta kibasha kubinanira. Imana ishimwe. Wumvaga byari bikunaniye, wumvaga byari bikuyobeye, wumvaga ugeze n'aho wabivamo ukumva ko Imana wizeye idashoboye. Ongera ugaruke ubwire Imana ngo Imana ndongera kwizera, ndongera kwiringiye kuko mbonye neza kuri Imana. Haleluya. Nakubwira ngo haguruka wongere utakira Imana, uyibwire ku Mana, ongera ugarukeho, ongera ugarukeho, ongera ugarukeho kuko numvaga byari binyobeye. Mu kigeragezo cyabo ubwire Imana ngo ongera uze. Numvaga mbivuyemo ariko ngwino. Natwaye iminota yari myinshi mumbabarire, ariko numvaga nyine aro mumbabarire. Ese murababarire? Murakoze cyane. Ngaho nimuhaguruke dusenge Imana.
bikomeye cyane. Waganira ndetse n'abandi mu mutima ukavuga ngo ibyanjye mubizi, agahinda k'inkoko kamenywa n'igike, kuko hari abandi bahuye n'ibikomeye ku biti byabo kandi Imana ikabarengera ikabatabara. Aha twakwigana intege zacu tugasaba Imana imbabazi, ikatwambika imbaraga, tugategereza isaha y'Imana yo gutabara. Reka dusenge Imana. Nyagasani Imana yacu, turagushimiye ariko ubuhamya wumvise bwamenye cyacu n'ubwo wabanye nawe, ntawe ufite akababaro nk'ako yababaje imyaka 3 na kanseri y'igituntu, aho atakaho baribwa, natwe n'ubu byacu bikomeye tukabiri hasi y'igihe biroroshye. Turagusaba imbabazi n'amagambo mabi twakoze y'amatangazi, twihohotera Imana, tukakuvuga nabi, tukakwitotombera. Tugirira imbabazi Nyagasani Imana ibicumuro byose n'ibyaha twakoze kubera ibibazo n'ibigeragezo twahuye nabyo, utubabarire Nyagasani Imana. Ahubwo twambike imbaraga no kwihangana, kuko ijambo ryawe ritwigishije ngo umuntu yihangane n'ugerageza. Twihangane, turindire, dutegereze kuko umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka yihanganye, natwe twihanganire tugerageza. Isaha yawe nigera tuzatabarwa, kandi nanone n'umushinga uzaducura, turuhukire muri iyi hati. Tubabarire Nyagasani, twambike imbaraga gukomesha, imbabazi zawe zisendere mu mitima yacu. Urakoze, turagushimiye kuko ijambo ryawe rihanganishije kandi rikadukomeza abantu b'Imana data. Urakoze, izina ryawe rihabwe icyubahiro, byose tubyambaje Imana Data Yesu Kristo Umwami wacu.